ibintu bigeraho bibarizwa ko muri abo pasiteri bagiye ibibazo byose biri muri nation mureke tubikurikira, ariko hagati aho ngaho ajya kumanuka nation yari yakoze inama iramubuza. Muri uko kumubuza ariko mu makuru dufite nuko uyu nguyu bita Mirimo ari uyoboye nyine nation ashobora kuba ngo abifitemo akaboko abifashijwemo n'uyu nguyu wayoboraga n'ubundi uriya wayoboraga twitaga Nzovu. Bishoboka ko ari we wasanze Mirimo ngo aramwegera aramubwira ati kwirira ifaranga nabyo ni byiza, ati ubundi twebwe ahubwo tukamwereka uko arabigenza ariko ku buryo ibyo arakora byose bitaritirirwa yuko nation hari ikibiziho. Urumva rero Mirimo nawe atangiye gutandukira igihango cyabo bayoboranye nabo, ariko hagati aho ngaho mu inama bari bakoze nka nation bo bari banditse n'urwandiko ruvuga barwoherereza Karaveri rumubuza ku Gisorowezi, ariko ararengajyayo kumva. Karaveri rero icyemezo ko Mirimo ibi bintu yari abizi nuko bavuze ko ngo naramuka agiyeyo ngo azavayo bagahita bamutenga bakamuhagarika cyangwa se bakamuca burundu. Icyo ni cy'abantu nyine bari kwandika ama message bari kuvuga ati nicyo dutegereje. Yes, ibihe byiza nshuti bakunzi ba RTV show ndijwi rya rubanda nkuko mwakunze kubivuga, twizeye ko mumeze neza cyane. Rero uyu munsi turagarutse nanone n'indi episode y'ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro kigaruka ku madini n'amatorero. Turi muri Zambia n'ubundi muri rya torero twakunze kwibandaho tubabwira amakuru yaryo. Ikiriho nuko kuri inshuro ibyabaye mu mwaka ushize bisa naho byisubiyemo, no kwisubiramo kw'amateka, imvururu n'intambara z'urudaca zidasiba hangaha hagati y'abakozi b'Imana. Ibyabereye muri paruwasi ya Kiboria mwarabyumvise, twagiye tubigarukaho, ariko kandi bisa nabyo byasubiriye kuba mu mudugudu wa Sorowezi. Bimeze bite rero? Iyo ni ingingo iremere tujye kuba duterura tukubwira amakuru agiye atandukanye ari kuvugwamo, ariko kandi n'uruzinduko rukomeye rwabaye ejo bundi rwose mu gihe gito gishize, rwarimo Pasiteri Karaveri n'itsinda rigari bari bajyanye ahangaha ku mudugudu wa Sorowezi. Ibintu bivugwa ko bitagenze neza dukurikije amakuru duhabwa n'imboni zacu n'abariyo muri rusange babikurikiranye, babonye uko byagenze, uko tumvikana, imvururu hafi gufatana mu mashati nibyo byumvikanye, kuvugira hejuru ndetse no kubwizanya amagambo akomeye hagati y'abakozi b'Imana nibyo byumvikanye. Ese niki cyazamuye uyu mwuka mubi? Ariko se kandi nation nk'urwego ruri hejuru rureberera iri torero muri rusange bo barabivuga iki? Baraza gukemura gute iki kibazo? Abakristo bo baravuga iki? Ese abakozi b'Imana bagenzi ba Karaveri abo bahuje ibitekerezo nabo batabihuje bo baravuga iki? Izo ni ingingo ziremereye tutakishoboza kuzisengura twenyine ngo tuzishobore, ariyo mpamvu tuza kwitabaza nanone umusesenguzi wacu, imboni yacu, umuntu ubisobanukiwe kandi ubikurikiranira hafi uba uhari kugira ngo adufashe kwinjira muri izi ngingo tuzumve neza cyane. Musesenguzi, karibu cyane nanone hano kuri RTV show. Turashimana kandi dushimye ko namwongeye kuduha karibu kuri RTV show. Ni byiza cyane kongera kukugira, ariko kandi ufite amakuru menshi kuri iyi ngingo natangiye mvuga. Wanyumvaga nagarukaga ku mwuka mu b'imvururu, gutana mu mitwe no hafi gufatana mu mashati byabaye ejo bundi, ariko ibyo kugira ngo bitwinjizemo neza bazi duha impumeko ihari cyane cyane ku mudugudu wa Sorowezi nk'uri kuvugwa cyane muri iyi minsi. Umva noneho kabisa nakasa mutwe byabaye muri iyi paruwasi ya Kiboria, ariyo uriya mudugudu wabarizwagamo, uriya mudugudu wa Sorowezi wabarizwagamo, ariko bikaza kuba ngombwa yuko mu kwemezi abiri ashize bari baranditse amabaruwa bayisezera yuko iyo paruwasi bayisezereye. Ibyaje kuba rero batera agatebe kabisa, bumva inkuru ntago ari inkuru nziza, ni inkuru twakwita uko ari nk'inshamugongo mu itorero cyangwa se mu bakozi b'Imana, uko ari inkuru igenda igomeza yigaruka yizunguza,
kandi ikagomeza iterwa n'ikintu kimwe cyangwa se ari inzu y'Imana, ariko nk'uko abantu banabivuga bavuga yuko noneho atari mu nzu y'Imana ahubwo ari ugutera cyangwa se ari uguteza umutekano muke mu baturage, bagateza umutekano muke muri sosiyete y'abantu bavuga igiswahili, ikinyamurenge, ikinyarwanda ndetse n'ikirundi, ku buryo noneho urwego bigezeho nk'uko twakunze kubivuga ari urwego rukomeye cyane kugira ngo umuntu ajye gutega indege ari ukugira ngo ajye guteza umutekano muke mu kandi karere. Urumva ni ibintu bimaze gufata indi ntera, ntabwo bikiri mu itorero rero, urumva ni uburyo bwo kugiye guhungabanya abantu bagiye kwishakira imibereho baturutse mu bihugu hirya no hino. Nuvuga guteza umutekano muke, umuntu ashobora kwibaza niki cyabaye, yararwanye, yarakubitanye, niki cyabaye ku buryo byageraho byitwa guteza umutekano muke? Urumva buriya nk'iyo umuntu afite urugo akakubwira ati ukamuwenda n'urugero nyine ufitanye umubano n'umuntu umwe muri abo, ariko ba nyir'urugo bo mudafitanye umubano, nta nyir'urugo akaza kumenya ko hari uwo mufitanye umubano muri urwo rugo, wenda yamenye ko uzaza akakwandikira urwandiko cyangwa se akarwandikira abagukuriye, bakavuga ati sinshaka ko umuntu azongera gukandagira mu rugo rwanjye, ukarenga ukahajya, noneho wanahagera n'ubundi hakaba intambara nk'izabaye mu Kigoriya, mu zuba mu Kigorabi, intambara zahabaye zari zihari wenda ariko ziri bwihishwe, ariko ziterwa na korali guhindura komite ya korali, kandi bayihindura badakoresheje amatora, batarebye se ni bande bashoboye izi nshingano, biteza umutekano muke, pasiteri babivuzeho bitera imvururu. N'ibi rero byabaye Sorowezi ni inkomoko imwe na biriya. Sorowezi twababwiye ikiganiro twakoze umusibo ejo bundi washize kuwa gatanu bushiro wa gatandatu, hari ikiganiro twakoze tubabwira yuko hari inama yari yabaye y'abapasiteri ari kwaka amafaranga yuko ashaka kujya gusengera abakozi i Sorowezi. Abayoboye imidugudu rero baravuga ko nta mafaranga bagomba kumuha yo kujya gusenya umurimo w'Imana, yuko bamwiyamye ko umudugudu wagiye kandi wanditse inzandiko zirenga 5 yuko wagiye mu yindi paruwasi cyangwa se uri kubarirwa mu rwego rwa nation. Ubwo aranga rero bucya yagezeyo ejo ku cyumweru. Akihagera rero ubwo umwuka mubi nyine waratangiye, ubwo tudafatiye ku byashize, umwuka mubi utangiye, barahageze ngo bigabanya imyanya y'ibyo barakora, barabareka nyine abakomite yasanze iravuga ati mubareke bakore gahunda. Bamaze gukora gahunda, ubwo batangira kuvuga ngo abo tutavuga rumwe nabo bose ngo hano tugiye kubahagarika ngo dushyireho indi komite. Noneho ubwo baratsoma, barangije gusoma ngo wari uhayoboye ngo bamuhagaritse ngo umwaka, ngo n'abakomite zose nabo yayoboranaga nabo ngo nabo barabahagaritse. Ubwo rero abakirisitu nibo bahise batangira gusaka bakatereka reka abantu mwe muje muri abashyitsi, muje kuduhagarikira abayobozi gute ko tubanye nabo neza, nize inama zabaye, ni ibihe byaha ko mugomba kubanza mukadusobanurira ibyaha bakoze kugira ngo tubimenye. Ngo banditse ngo impapuro ngo zisezera ngo ziva muri paruwasi ya Kigoriya ngo zijya mu yandi maparuwasi. Ati iyo ntabwo ariyo mpamvu, nimba ikibazo baranditse, ibibazo byose biri muri nation, mureke tubikurikira. Ariko hagati aho ngaho ajya kumanuka, nation yari yakoze inama iramubuza. Muri uko kumubuza ariko mu makuru dufite nuko uyu nguyu bita Mirimo ari uyoboye nyine nation ashobora kuba ngo abifitemo akaboko, abifashijwemo n'uyu nguyu wayoboraga n'ubundi uriya wayoboraga twitaga Nzovu. Bishoboka ko ari we wasanze Mirimo ngo aramwegera aramubwira ati kwirira ifaranga nabyo ni byiza, ati ubundi twebwe ahubwo tukamwereka uko arabigenza, ariko ku buryo ibyo arakora byose bitaritirirwa yuko nation hari ikibiziho. Urumva rero Mirimo nawe atangiye gutandukira igihango cyabo bayoboranye nabo, ariko hagati aho ngaho mu inama bari bakoze nka nation bo bari banditse n'urwandiko ruvuga barwoherereza Karaveri rumubuza ku Gisorowezi, ariko ararenga ajyayo kumva. Karaveri rero icyemezo ko Mirimo ibi bintu yari abizi, nuko bavuze ko ngo naramuka agiyeyo ngo azavayo bagahita bamutenga bakamuhagarika cyangwa se bakamuca burundu. Icyo ni cy'abantu nyine bari kwandika ama message bari kuvuga ati nicyo dutegereje.
ngo icyo cyakora kiramuka kibaye tuzamenya uko wenda iyo ruswa bavuga yuko wenda bashobora kuba yarariye amafaranga afatikanyije abinyuze kuri uriya wahayoboraga Nzovu. Icyo gihe wenda bishobora nyine kuzaba wenda atari byo cyangwa se ari uko byafashe indi ntera uko babitekerezaga atari ko byagenze, kuko urabona abantu barabibona muri aya mavideo bararwanye rwose, barafatana mu mashati, wenda bararwanye bafatana mu mashati kabisa, birasaka bakamudega umutekano mukeya urahaba. Abandi nabo bakibaza kubera iki uyu Karaveri ahantu hose ageze intambara iri kuba, kubera iki utamenya kuyobora, n'ubidongo ibintu bimeze gute? Ese ni ibiki biri kuba ku buryo ahantu hose akandagiye asiga hatera umutekano muke, akandagiye hose akumva yuko yahagira hindura ubutegetsi? Ni ukubera iki? Ubwo rero urumva icyo kintu nacyo nyine nk'uko Nation yabivuze, reka tubanze turindire turebe Nation noneho ikigiye gukora, turebe intege nkeya zabo, ariko mu by'ukuri ikintu yakoze ni insubiracyaha kandi ni ikintu gikomeye, kandi Nation yitwa yuko yari yamubujije, kuko nimba yari yamubujije itabifitemo ukuboko cyangwa hatarimwe ababifitemo ukuboko muri Nation, nk'uko babivuga yuko uyu nguyu nyine Mirima bifitemo akaboko babiziranyeho, ubwo ibyo ngibyo tuzabimenya. Ariko ibintu byabaye nyine ni uguteza umutekano mukeya, nta nubwo ari uguteza umutekano muke mu bakirisitu, ahubwo ni uguteza umutekano mukeya muri sosiyete rusange. Yego, nuko bimeze muri rusange, ariko ushobora kwibaza ngo Nation ni urwego ruri hejuru twemera ko ruhagarariye uwo murimo w'Imana aho ngaho, yaba izo paruwasi yaba n'iyo midugudu yose, byose biri munsi ya Nation iravuga iki kuri ibi biri kuba? Ese iraza gukora iki? Iri gukora iki? Ahubwo yagakwiye kubikora iki kuri ubu ngubu? Ubundi Nation buri ikintu yagombye gukora, nubwo bwose nyine iki kibazo cya Soroyi bakomeje bagitinza kubera nyine hari byavuzwe yuko byajemwe amafaranga, ariko mu by'ukuri kuba harabaye iriya ntambara nk'uko nari mbivuzeho ko ibyabaye batari babyiteze. Urabona uyu Karaveri yajya guhaguruka ahagurukanye n'iriya komite iyoboye paruwasi ya Kiboriya. Hari uyu nguyu bita Rukangu, ariko nanabibutsa yuko uyu bita Rukangu bamugize ngo sekreteri wungirije wa paruwasi ya Kiboriya, abarirwa mu mudugudu wa Monze. Uyu mudugudu wa Monze rero Rukangu ni umuntu wananiranye mu buryo bukomeye. Umudugudu hari iri Monze nawo wari ugiye gucikamo kabiri, uko ndibuka yigeze ajya muri korara arayiburabusha, ajya mu bayobozi arababurabusha, bigeze aho barahamukura bamushyira ku wundi mudugudu bari bafunguye w'Imazabuka. Mazabuka hageze nayo iramunanira, abakirisitu yahasanze bose nabo basa nkaho basohotse, na korari yahasanze bisa nkaho bose basohotse. Ubwo arongera akajya ajya gutera Monze kandi afite uyu mudugudu yayoboraga Mazabuka. Ubwo rero urumva noneho mu makuru ari gutangwa ngo niwe bahaye yuko agomba kuyobora uyu mudugudu wa Sorowezi. Kuva Imonze ugisorowezi ni ukuvuga ngo uvuye amajyaruguru, amajyepfo ukajya amajyaruguru, ahantu n'ahantu mbega bidafite injyana, nyine ni urugendo rurerure cyane kabisa. Urumva ni umunsi hafi n'igice n'imodoka, cyangwa se amasaha 20 nangahe gutyo n'imodoka. Urumva ni ahantu harehare. Ese abantu baribaza tuyuruka uko yananiwe kubana n'abandi Monze akabananiza, akamuzana Mazabuka, akananirwa kuyobora uyu mudugudu wa Mazabuka, na korari yose ikagenda. Ahangaha Sorowezi banyuzanye, usibye ko byo ntibyanashoboka. Na urumva n'izindi ntambara zigihari mu by'ukuri, ubundi ho ashobora kuhashobora. Noneho dukubitire kuri uyu nguyu Mubaraka. Uyu Mubaraka niwe sekreteri wahari, niwe mubitsi wahari, nawe yari yagiyeyo. Uyu Kirisi nawe ni sekreteri wahariya, ni sekreteri wahariya nyine mu Kiboriya, mu paruwasi ya Kiboriya, nawe yari yagiye. N'uyu Manda wungirije Karaveri, none ugakubitaho n'uyu Karaveri. Ni ukuvuga ngo urumva ntuza yose, komite yose yari yanyamuye arayijyana, yari yayiteruye arayijyana. None turibaza iki cyaha bakoze bose ko bafatikanyije, nta bahanuye abandi bakoze izi ntambara,
abantu nk'aho bakagiye kuvuga ubutumwa bwiza bakagenda bagiye guteza umutekano muke no kurwana. Mwabonye hari abapasiteri barwana, umupasiteri bamutejeho intambara aragenda kwicarira hariya akareka abakora intambara bakayikora bakazakurikiranwa, ariko nibo bagiye gufata abantu mu mashati, abakirisitu bajyamo barakiza, abandi barasaka bakabandi bakinana bikakubanda, abandi ngo ibintu byahabaye byo barajya babikurikirana muri video, abatari bazi bo usibye ko nibaza no kwinjira muri groupe zose zo dufite zose n'amafoto turabishyira mu kuntu byari bimeze ibita ibyo batari wenda kubona mu hano mu kiganiro. Noneho rero tuvuga turindiriye kureba ukuntu iyi komite yose bagomba guhita bayifata bakayitenga bakayihagarika abandi bakabaca, ariko ubundi ikintu cyagombye kugira ngo UPCZ Pentecoste yongere igarurire icyizere mu bakirisitu, nuko bagombye gufata abantu bakabaka amasitati, bamara kubaka amasitati n'abandi bapasiteri bari mu zindi paruwasi n'abari muri iyi paruwasi ya Kigoriya bose bagahita baboneraho kugira ngo ibintu by'imiyoborere mbega bongere babyiyumvemo yuko bayoboye intama z'Imana atari batayoboye gishumba. Uburyo n'abashumba baragiye inka bamenya ukuntu baragiye inka zawe inka yatana bakamenya ukuntu bayigarura gahoro gahoro batayirukangije, kubera uko inka buriya uyiragiuka yirukansa yanagwa no mu mwobo ikavunika, cyangwa se ugasanga nyine ibaye inkazi, nyine ibaye inka yicana kandi bitari ngombwa yuko yicana. Ubwo rero nicyo kirindiriye, kuko buriya na mistake yabayeho mu Kigoriya nuko abakoze imyigaragambyo n'abari bayiteguye ntago bose bahagaritswe, abantu bari bagiye gutenga korali, komite ya korali, kuko buri ikibazo cya Kigoriya impamvu kitahise kirangira, iyo baza gufata abantu bose bari bagiye gushyiraho komite muri korali bakabafata bakabahagarika bose, kiriya kibazo cyari guhita cyorohera abaza kugikemura. Ubu rero ahangaha ni ukuvuga ngo icyo turindire nuko aba bantu bose bakandagiye Sorowezi bagomba guhita babaka inshingano, bakabaka inshingano burundu butazana zisubiramo, kugira ngo aba bantu bigarurire icyizere, cyangwa se iyi nation yigarurire icyizere mu bakirisitu babayoboke, cyangwa se mu bayoboke babo n'abandi bateganya kubayoboka. ngayo nuko bimeze. Birakomeza kuba ibibazo bikomeye cyane, ariko se mu by'ukuri niki kiri buze gukurikiraho nyuma y'ibyo twabonye? Bamwe batangiye kuvuga ko hagiye kuzamuka n'umwuka mubi kurusha uwari uhari imbere, hagiye kubaho gucikamo ibice hagati y'abakristo n'abakozi b'Imana. Nkawe ubisesengura ubona ari iki kiri buze gukurikiraho noneho nyuma y'ibyo twavuga byabaye muri iyi minsi ishize? Nk'uko twabivuze, iyi nation turacyayifitiye icyizere yuko igomba gukora, ariko buriya n'abatanzaniya nibo bagomba kuboneraho isomo, kuko abantu nyine baravuze ati ukaraveri bagaruye mu murimo, kandi batandukiriye itegeko riri mwakari agatabo, itegeko nshinga ryabo bagenderaho bakaritandukira. Urabona niyo ngaruka yose iri kugomeza yongera ikagaruka mwahangaha. Kuko umupasiteri arwaniye mu bandi, agafata ibyemezo bidahuye, akiba umutungo w'abakirisitu, cyangwa se akarya amafaranga y'abakene. Izo ni inshingano ni ibyaha bituma bahita bakwaka inshingano ubutagazagaruka muri irya nshingano. Izi rero ni ingaruka ziri kugenda zigaragaza yuko abamugaruye mu murimo batandukiriye igihango cy'Imana. Noneho rero ikintu kigiye gukurikiraho, reka turebe iyi nation iriho icyemezo irahita ikora, kuko mpamya yuko nimba ibintu byarabaye ejo iki kiganiro tukaba twebwe wenda tunabiseguraho ko twatinze kugisohora, ariko nation yagombye kuba bigejeje amasaha yahise ikora inama y'igitaraganya, bari abantu igahita ibatumaho, yamara kubatumaho bakaza bazanye n'amadokima yabo n'amasitati yabo y'ubupasiteri, bahita bayadepoza, kugira ngo kuko ibiba biretse gutya n'abandi ejo bazagenda barwane, abandi nabo bagende basambane, nk'uko duhora tuvuga ati harimo abasambanyi, abandi nabo bagende barya amaturo y'abakene babura kubafasha ngo babubakire nabo bayarye. Uzasanga noneho buri wese avuga ati iyi nation nta ngufu ifite, tuzajya twikorera ibyo twikorera, kuko n'aba ngaba nabo ntacyo babatwara. Niyo mpamvu rero ahangaha tugiye kuyireba ingufu zayo,
irakora n'akazi kayo, kuko nimba irikorera, nimba koko bahagarariye abakirisitu, kandi burya bavuga ko nyine ngo ikiboshwe no mu ijuru kiba kiboshwe, kuko nimba bahagarariye nyine ari abakozi b'Imana bayihagarariye hano mu bakirisitu bayo, tugiye kureba imikorere yabo kugira ngo dukurikirane ibiri bukurikireho. turaza gukurikirana turebe ibiza gukurikiraho, ndumva ari ibyo, ariko hari n'andi makuru menshi wenda avugwamo tuza kugarukaho mu bindi biganiro biza. Kuri iyi nshuro sinzi niba ari cyo wakongera, ubundi tugashimira abadukurikira, tukabateguza n'ibindi biganiro bikomeye, ama episode menshi kuri ibi bintu. Ikintu nabwira buriya abantu bagomba kuba bagiye kuba bagomba kureba ibi bintu bakabikurikira nk'uko abakoresha inama bivuze, ni abangaba bayoboye abakuru b'imidugudu. Abakuru b'imidugudu nibo bagomba guhaguruka bakifatira icyemezo, iki kintu bakacyamagana kandi bakitandukanya n'ikibi, nta ugize isoni, nta ugize, kuko ahangaha ibyo ari byo byose ikintu kibaye isorowezi, iki kintu kibaye isorowezi cyarahereye mu Kiboriya, ubundi cyabanje gihera za Monze, kiva za Monze kigaruka hariya muri paruwasi ya Kiboriya, kuko i Monze hari umusaza bakuyeho nawe atazi uko bamukuyeho, kiza hariya mu Kiboriya, muzi intambara cyateye kijya Situmbeko, kivuye Situmbeko kiragenda kijya aho bita Teshi, kivuye Teshi bagiye aho bita TPZ, ho bisa nkaho binaniranye, ariko n'ubundi baracyari kubyirukankamo ukuntu bahindura abayobozi. Urumva ni ibintu bikomeje ibi bintu. Rero abakuru b'imidugudu bagomba kwibera amaso, kandi tutibagiye no kwarinda. Ubwo aherutse ku mudugudu wa Rinda hari ijambo yavugiye mu bakirisitu, ngo munsi ngo nimba ngo abo bita ngo bazayire, ngo nibahagera ngo nabo ngo bita bajadamuru, ngo bakabicaza imbere, ngo abayobozi baho bose ngo bazaza bahita babatenga, ngo banabahindura, ngo babashyiramo abandi bayobozi. Urumva yabuze urwego yabereka yuko yaraje guhindura, ariko agatinya intambara ishobora kuhaba, donc asiga bateguje bashobora kuzagaruka nihagira abashyitsi bahaza bakabakira batabanje ngo kumubaza ngo yuko ngo azaza ari kubakura. Urumva rero ibi bintu byose ni ibintu we afite ukuntu ari kugenda apanga ibintu, ariyo mpamvu abakuru b'imidugudu bagomba ubwabo kwibera amaso, bakifatira icyemezo bose, bakaba bakwandika inzandiko zamagana ibi bintu, kandi ku buryo nyine umuco udahana ntabwo aba ari mwiza, cyane cyane mu murimo w'Imana bagombye kwikurikirana. Gusa nyine reka turebe ibiri bukurikireho, kuko ibyabaye byo ni agahomamunwa, ni akasamutwe, bya bindi tuvuga ati harimo ba Herode, harimo ba Yuda, harimo ba Yuda Sikariyoti, mbega ni ibintu by'akasamutwe nyine byabaye. Kandi turindire wenda hamwe no gusenga Imana, wenda buriya biri bugende neza. Hamwe no gusenga Imana biri bugende neza. Ubwo natwe turagushimira, ariko mbere na mbere n'abadukurikira umunsi ku wundi, wakoze cyane ko watubera. Dushimira n'abadukurikira yuko na Nation rwose bayigezeho iki kiganiro. Iyi virusi umugabo ari guteza, cyangwa iyi komite ya Kibori iri guteza iyi virusi, baze bayivure, kuko ni virusi ishobora kuba iruta iriya corona yigeze itera igateza ibibazo, igasigira isi yose umwijima. Neza murakoze. Murakoze cyane.